Hello, muraho neza, mumeze mute? Amahoro n'Imana abane namwe, reka nizere ko muri amahoro, nizere ko muri gushima Imana. Ndabifuza weekend nziza kabisa, abantu mwese mukunda Storm 360, mukunda amakuru kabisa, tugenda tubahereza kabisa. Ndizera ko ibintu bibamereye neza. Hanyuma rero nk'ibisanzwe, nitwa Sheme Pacifique nkuko nari maze kuba nabibabwira. Iyi ni Storm 360, niho umenyera amakuru abagezweho mu myidagaduro by'umwihariko avugwa hano mu Rwanda, tukasha kubagerayo kabisa tukabwira uko bimeze. Hanyuma rero turi muri weekend nk'ibisanzwe, murabizi ko ibitaramo bigiye bitandukanye ari kugenda bizeruka igihugu n'ubundi bikomeje, birimo icyitwa Summer Country Tour. Igitaramo cya Summer Country Tour ngira ngo murabizi ko kiri guhuza abagabo bagera kuri batatu ndetse n'umukobwa cyangwa se umugore umwe, ubwo ndavuga Bwiza. Abagabo barimo Kitoko Bibarwa, barimo aba headliners, barimo uwitwa Bruce Melody 001 ndetse kigahuza n'uwitwa The Ben Tiger B cyangwa se One of a Kind. Abona abagabo babiri bakomeye cyane hano mu myidagaduro nyarwanda. Si ibyo bitaramo gusa biri kuba hano mu Rwanda, kubera ko hari ibindi bitaramo bya MTN Iwacu na Muzika Festival. Ni ibitaramo bitegurwa na EAP cyangwa se East African Promoter. Ni ibitaramo byo bikomeye cyane biri guhuza abahanzi bakomeye cyane bagera ku 9 mu Rwanda, nubwo abantu bahugijwe cyane cyangwa se bahugiye cyane kuri ibi bitaramo bya Summer Country Tour. Nabyo ni ibitaramo biri kugenda kabisa bishimisha abantu batandukanye mu gihugu, kandi nabyo biri gukura abantu benshi cyane kabisa. Nabyo biri mu byo turi buze kuganiraho kabisa, nabyo biri buze kuba bikomeza kabisa. Birimo abahanzi mukunda, barimo Chris Easy, barimo witwa Kenny Soul, barimo witwa Marina Deborah, barimo witwa barimo witwa Davis ndetse n'abandi kabisa. Nabyo turaza kugenda tubiganiraho mu gihe abantu rero benshi hano mu Rwanda bogijwe n'ibitaramo bigera kuri 2. Muhanzi witwa Israel Mbonyi nawe ari gutaramira ku mugabane w'i Burayi. Ngira ngo ni ibihugu bigera kuri 2 amaze gucamo yare mu Bubiligi. Abantu baba barishima cyane kabisa. Hanyuma ajya mu gihugu cy'Ubudage. Hanyuma rero abatahiwe n'abantu bo mu gihugu cy'Ubwongereza, ngira ngo yamaze kuhagera muri weekend kabisa. Nabwo nibwo n'ubundi ari buze kuba atarama, ngira ngo mu masaha make cyane kabisa. Muri kuri uyu wa gatandatu nibwo n'ubundi ari butarame kabisa. Amakuru y'ibi bitaramo nayo tugenda tugira gute tuyabagezaho. Hanyuma ikindi mugomba kuba mwamenye kabisa ku bakunzi b'uwitwa Vesti ndetse na Dorcas, umunsi bari muri Canada kabisa, nabo amakuru yabo arahari. Urasabwa kutajya kure yacu kugira ngo n'ubundi aya makuru uze kugira gute uze kuba uyamenya yose, umenye abahanzi wikundira uti ese ubundi ni iki kiri kubavuga. Hanyuma rero ngo ikaze wowe wakanze kuri subscribe nawe utarayikora, ngwino aha ni mu rugo ukandeho kugira ngo ujye wibonera amakuru meza nk'aya ngaya. Hanyuma rero ngo ikaze Sheme Pacifique, reka duhere ahangaha. Ni ibitaramo bya Summer Country Tour bigiye kuba biba ku munsi wabyo wa gatatu. Bibaye ku nshuro ya mbere ibitaramo bitegurwa n'umuhanzi witwa Bruce Melody nk'uko nagiye mbevuga cyangwa se nk'uko mubizi. Hanyuma akaba yari tubemo abahanzi bagera kuri 3, barimo uwitwa The Ben, bakabamo uwitwa Kitoko Bibarwa ndetse n'uwitwa Bwiza Emerance. Ibitaramo rero bimaze kuba ku munsi mu minsi igera kuri byabereye mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze, hanyuma bikomereza mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Nyagatare. Still biracyari muri iyi ntara kubera ko ikizakurikira n'ubundi kiracyari muri iyi ntara y'Iburasirazuba, kubera ko kizabera mu karere ka Bugesera kabisa, hafi y'umujyi kabisa. Abagabo numvise kabisa bari kugenda bivuga ibigwi, bivuga imyato, bakavuga ati abanyakigali bose bagomba kuba bamanutse. By'umwihariko uwitwa Bwiza kabisa yavuze ati ntago noneho ngikanzwe nuko iki gitaramo cyangwa se Summer Country Tour irimo Bruce Melody ikabamo The Ben, kubera ko i Bugesera i Nyamata ni mu rugo, ni ku ivuko. Nzaba ntaramira abantu banjye, nzaba ntaramira urungano, abantu twakuranye, abantu tuziranye by'umwihariko cyane kabisa. Akongera ko no mu mujyi wa Kigali kabisa afite abakunzi benshi cyane, akavuga ati ntago nkanzwe nuko wowe Bruce Melody uhari ufite abafana benshi bawe, wowe The Ben uhari ufite abafana bawe, wowe Kitoko Bibarwa uhari ufite abafana bawe, ahubwo icyo ndi kureba kabisa nuko mutazamba mu menyi cyangwa se mutazancika kabisa.
ahangaha mu karere ka Bugesera kubera ko nta hantu menyereye cyane, ni iwacu, ni mu rugo. Abantu barakaye kabisa bavuga ati ntabwo nkangwa nuko wowe uri 001 ufite abafana bawe, ntabwo nkangwa nuko wowe uri one bakandi cyangwa se igisamagwe. Urumva icyo ndi kureba cyo nuko mutazancika hano mu karere kacu ka Bugesera kubera ko nibyo mwarabikoze, murahangana mu karere ka Musanze, murabikora mu karere ka Nyagatare, ati ariko ahangaha ni ata ni mu rugo kabisa, ntabwo mugomba kugira gute ko hacikiye. Nahoze mbona kuri social media zitandukanye kabisa abantu bagenda bibaza bati mu by'ukuri witwa Bruce Melody afanwa nande, bakarondera abasitari benshi cyane bagiye bafana n'ubundi uwitwa The Ben, barimo Muyoboke n'ubundi akaba na manager we, akavuga barimo Clapton Kibonge, bakavuga Aga Promoter, bakavuga Miki, bakavuga uwitwa bara MC kandi ndetse na Musa bakina muri Gens Comedy, bakavuga uwitwa Umushumba, bakavuga ni benshi kabisa abastar benshi bagiye bamufana, barimo Axel Rugangura, barimo witwa Jean Claude Kwizigira afana The Ben, so ni benshi, Fuad afana The Ben, n'abastar benshi bagiye bavuga afana The Ben kabisa, wa mugani wanareba ukabona koko nibyo, ukibaza uti mu by'ukuri Ben afana, I mean Bruce afanwa, niko aba content creators kabisa bagenda bibaraguzwa hariya kabisa, cyangwa se bagenda bivugisha kuri social media, ariko nanone wareba ugasanga nibyo gusanga nibyo kubera ko mu by'ukuri mu ba celebrities hano mu Rwanda umuntu ufana cyangwa se umuntu ufana Bruce ni Pirate wenyine. Shout kuri we kabisa, ni umugabo wagaragaje n'ukundo cyane kabisa witwa Bruce, aretse no kumuha indabo ze, aretse no kumushimira cyane kabisa, abwira Irenatinza ibye tuzavugaho byuko yagiye muri gereza cyangwa se yafungiwe, hanyuma akagaruka agira gute akaza kumfana. Hanyuma ikindi twavugaho hano kuri ibi bitaramo, ngira ngo muri press conference eruka, ngira ngo nibwo witwa The Ben yasezeranye abakunzi ko agiye kuba yasohora indirimbo yitwa Inshallah cyangwa se Inshallah, indirimbo kabisa ikaba nayo heze mu kirere kabisa cyane ko yanavuze ko atari umuntu ukorera kuri pressure, yavuze ko azayisohora muri icyo cyumweru n'ubundi, ariko ngo ibyumweru bigiye gushira. Hanyuma si icyo nshaka kubwira kubera ko murabizi kabisa kandi muranayitegereje. Hanyuma icyo nshaka kuvuga ni ikintu ko witwa Bruce Melody n'ubundi muri za mbaraga ze muri kwa gukora kwe aherutse gutangaza kwa Irene ko agishyira hanze Inshallah cyangwa se Inshallah indirimbo ya The Ben, nawe arahita ashyira hanze indirimbo yitwa Irya Kane. Uyu mugabo arakora, ni nyuma yo kwashyize hanze yitwa Detail, akagenda asatira indirimbo 200 kuri YouTube kabisa, urumva ko umuntu ukoze cyane kabisa, indirimbo 200 nyinshi, mu gihe The Ben waje imbere ye ataragera no mu ijana. Ni ibintu bitangaje cyane, Bruce Melody umukozi. Hanyuma rero ibitaramo bya Summer Country Tour birakomeza kuri uyu munsi kabisa ku wa gatandatu mu karere ka Bugesera, nkuko namaze kubabwira, birabera muri stade yo mu karere ka Bugesera n'ubundi nk'ibisanzwe, hanyuma bikazaba bisoreza mu karere ka Rubavu cyangwa se hariya Igisenyi n'ubundi muri rusange. Hanyuma yego twashiftinze twavuye mu bitaramo bya Summer Country Tour, ahubwo twagize mu bitaramo bitegurwa na EAP cyangwa se East African Promoter. Ni ibitaramo bya MTN Watch na Music Festival biri kugenda bizenguruka igihugu, ngira ngo ku nshuro ya mbere cyangwa se ku munsi wabyo wa mbere w'uyu mwaka byabereye mu karere ka Huye ku itariki n'ubundi ya 20 the same day n'umunsi n'ubundi ibitaramo bya Summer Country Tour byari kubamo. Ikintu abanyarwanda banishimira kubona ibitaramo bibiri bikomeye biba mu gihugu, event zose zuzuye mu karere ka Huye, huzuye muri ndavuga muri MTN Watch Music Festival huzuye, ndetse muri Summer Country Tour huzuye. Ni ibintu bigaragaza kabisa isura nziza y'u Rwanda, bigaragaza ko n'ubundi imyidagaduro nyarwanda abantu benshi bakomeje kuyikunda. Hanyuma rero byarabaye abahanzi barimo Chris Easy ukunzwe cyane ko yagize stage nziza, hanyuma barimo witwa Kenny
barimo uwitwa Marina Deborah, barimo uwitwa Davis D, barimo ndetse n'abandi batandukanye kabisa, barimo na Mara Perry bataramiye abakunzi babo mu karere ka Huye. Ndetse murabizi ko n'ubundi muri bitaramo byatangajwe ko buri venue cyangwa se buri location bazagenda bakoreramo hazagenda n'ubundi hazamo umuhanzi umwe mu batwaye iyi Primus Guma Guma Superstar. Ngira ngo mu karere ka Huye bataramiwe na Platini kabisa, n'ubundi babarizwaga muri Dream Boys. Nyango ruzi ko Dream Boys itsinda ryabo ryatwara Guma Guma. Hanyuma kandi bazakomereza mu karere ka Ngoma, n'ubundi bazaba ari abahanzi 9 nabwo ni muri weekend. N'ubundi barakomeza muri Ingoma mu karere ka Ngoma, n'ubundi nibo bari butaramire abakunzi babo. Makuru yabo nayo tuyenye gute tuyaba. Hanyuma rero nk'uko nababwiye, umuhanzi witwa Israel Mbonye ari gutaramira ku mugabane w'Uburayi. Ibitaramo biri kuzenguruka Uburayi yabihereye mu Bubiligi, hanyuma abikomereza mu gihugu cy'Ubudage. Ngo mwagiye mubona updates, ngira ngo muri kugenda mubona ukuntu kabisa abakunzi be baba bishimye n'ubundi kuri uri mugabane. Hanyuma rero abatawe nabo mu gihugu cy'Ubwongereza nahoze kabisa mbona yamaze kuba agera mu gihugu cy'Ubwongereza kabisa muri weekend kabisa, abataramira kabisa. Ngira ngo arabona amasaha make cyane kugira ngo agera gute abataramire. Hanyuma kandi tuvuye kuri umuhanzi witwa Israel Mbonye, tunyarukire ku muhanzi witwa cyangwa se ku itsinda ry'abahanzikazi ni Vesi ndetse na Dorcas. Nyuma yuko ba breaking control cyangwa se batandukanye n'umushoramari wari warashoyemo amafaranga kabisa, ndavuga ihane muri ori manager wabo. Ngira ngo n'ubundi marabizi ko witwa Vestian yarari Dorcas yarari mu gihugu cya Canada nyuma yuko bakoreye ibitaramo bya Yebo Live Concert, n'ubundi byazengurutse ibice bitandukanye bya Canada ndetse na Amerika. Hanyuma uwitwa Vestian ndetse akaba asigarayo akanabyarirayo. Hanyuma uwitwa Dorcas nawe yamaze kuba amusangayo kabisa mu gihugu cya Canada, yamaze kuba agerayo, aho bivuga ko bagiye kuba bakora n'undi mushoramari mu diaspora kabisa, wabishije ko agiye kuba yagera gute yabashoramo mu gihe n'ubundi bari gukora ibitaramo bya Yebo Live Concert bizenguruka ari ku mugabane wa Amerika kabisa, muri Canada by'umwihariko ndetse na Amerika USA. Hanyuma babonye mu diaspora bagiye kuba bafasha, bikaba nabyo byatumye batandukana n'uyu Irene Murindahabi wabafashaga n'ubundi mu bijyanye n'umuziki wabo. Hanyuma amakuru yabo uko azagenda tugira gute azagenda tuyabaha. Hanyuma yarayi weekend cyangwa se yarayi umunsi. Ndagushimiye we twabanye kandi kuri subscribe no bwa mbere tubanye. Nitwa Jean Pacifique Inistore 360, kiganiro cyitwa Tembea Culture Vibes. Ndabakunda cyane, mugire amahoro.